ku buryo yumva ashobora gufata amafaranga wamuzigamiye akajya kubana n'uriya musore. Naho bikese ya ibyo bindekere wowe nkorera ako kazi gusa sibyo ibindi byo by'amafaranga byihore arafata se ariko nta nacyo wowe nkorera ibyo nkubwiye sibyo Nta kibazo. kandi urakoze cyane kunyemereye Imana ibane nawe ndabizi uzabishobora Cyane. kandi nanjye ndahari nzagufasha umunsi mwiza bye kandi urakoze Pero vive último com. Não, coitado. Que tem? Que choro. nabibonye rwose nashaka amakarita ngo ujye gufata amafaranga Maya nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nta na rimwe uzandusha ubwenge muri ubu buzima narakubyaye ntabwo wambyaye iki kintu ugomba kukimenya hasi ukicara ugacura umugambi bubi muri wowe ukumva nta biri ubona ari amafaranga ninjye wayagobokeye ninjye wayakubikiye ntayo wigeze ukorera ntuzi n'uburyo ageze kuri banki nawe aricaga nkakuverisiriza wowe nkaho uba wanyinjirije none ngo ndashaka ikarita yawe wowe yawe aya mafaranga uzaho yavuye ndi hano njye nawe aya mafaranga uzaho yavuye havuga yavuye warayakoreye wowe ushaka ikarita ntayibonye dongiye ariko ushobora no kuyibona rwose mwana wanjye ushobora no kuyibona sigize si amafaranga se nyine ariho yawe yimpe Maya nayiguha ariko urabona usezeranye ikintu kimwe iki kimwe urahitamo kopi cyangwa uhitemo ikarita uhitemo amafaranga bitihise Maya aya mafaranga ndayaboroka utazongera kuyabona ubuzima bwawe bwose ibintu byose ni amasezerano gusa we nta n'isoni wumva ufite ese Maya reka nkubaze ujya utekereza basi ukumva mu mutwe harimo n'agatekerezo n'akamwe ndatekereza cyane aho uratekereza waba utekereza bwo waba cyangwa utanatekereza ntabwo bize mu mutwe wawe ko ntazi niba ari amazi yuzuyemo ubwo kwirukanka nyuma ya kopi ubona ko bazakumara iki ariko ntacyo yimariye nawe uko bikora atunzwe n'amafaranga yanjye urabona wazakumarira iki ayi nayawe rero dore ngaya ndayafite ngaho mugende mubimbwira ku musozi Kigali numara kuyizenguruka nayo ikuzengurutse uzagaruka hano n'iwawe rwose ndahari ndi nyoko ababyeyi dukunda abana amarembo arafunguye genda ubwira we na kopi
nikibaherera kibahereye uzagaruka umpamagara ngo ma. Ariko aya mafaranga yo ntayo ubonye wanjijiwe, ntayo ubonye. Uricara ukayapangira uti mama yashyizeho amafaranga rwose Kobi twabaho neza, twabaho ubuzima dushatse. Mama ni injiji, ni igicucu, ntacyo yakora. Twaramuhinjaritse n'inzanga yicaye hariya mfite mu mutwe we. Anesoni nashaka ikarita yanjye yawe koko. Wakuye he wowe ugira iki? Basire siko wireba ubibonye uko utari. Ibyo bavuze ngo ihene yirebye ubwiza bwira itarishije, nawe warirebye warisire. Mama rekera ubabarira. Urahitamo Kobi cyangwa uhitamo amafaranga? Amahitamo ni ayawe mwana wanjye. Ubuzima bwawe ufite mu ntoki zawe, n'ubuterera ukabusama ngiyi karita, n'ubuterera ukaburekura busandare, nta murongo ufite. Baby bite? Waje. Zose kumamagaye gitaraganiriza bitarama. Bwira ariko ngiye dore ubu nari mfite gahunda zindi nayo ngiyemo. Urabizi mani. Impamvu ngo wamagaye igitaraganya. Nende kugira ngo nkumenyeshe ko ubu ngubu igisubizo cy'ikibazo twari dufite cyabonetse. Cyabonetse. Ikibazo twari dufite ni cy'amafaranga. Urafite icyo duhorana? Urafite? Wimbaza ngo ndayafite. Ahubwo mbaza ngo tugiye kuyabona gute? Muteze yombi rero. Ubu rero tugiye gukora amafaranga. Ntago uzi ibibazo biri kwa mama Maya na Kobi. None ibyo bibazo nawe birimo? Of course, nuse inshuti yanjye. Ibyo bikahurira n'amafaranga rero. Ibyo ibibazo n'amafaranga urumva ni ibibazo bije mu bindi. Hari ikibazo cyo gufite amafaranga dufite, hari ibibazo byabo bantu, none si ibyo bintu birakura birabyara amafaranga gute? Mva nkubwire rero buryo bigiye kubyaramo amafaranga. Ndakumva. Mama Maya ubu yamaze kumpa diri ishyushye. Diri imeze ite? Igihe hari icyo ni kimwe. Ni ugutandukanya Kobi na Maya, ubundi tukarya amafaranga. Urumva hari ikigoye kirimo? Ibintu ni amafaranga niyo watubwira gutandukanya izuba n'ukwezi. Ubwira birasaba iki rero? Birasaba iki? Ikintu gisabwa ni kimwe cyonyine. Ni ugutandukanya Maya na Kobi, ubundi ubuzima bukaryoha. Bugomba kuryoha byo. Hanyuma biraca mu zenzira rero. Urabizi Maya ni inshuti yanjye cyane. Ubwo igihari nuko ngomba gukora uko nshoboye kugira ngo mbatandukanye na Kobi. Kandi nawe rero mfite mwabone yihe? Nawe rero ugomba kumfasha. Nose nturi inshuti ya Kobi? Kobi nkamutandukanya na Maya. Amafaranga tukabona gute? Tukabona ryari? Ntabyo gutegereza ngo diri irangire. Utera intambwe ayambere, intambwe ayandi, gutyo. Bebe ntabyo kuryana ariko arabizi ntabyo kuryana. Urabizi ko hano nta kurya. Ayo ngayo tugiye kuyarya kubatandukanya nibyo nize superieur. Nize gutandukanya abantu buri yanjye ko ndebe ukuntu. Ano mafaranga nayo ibonye tugomba kuyarya. Ko byamera uko ariko kose. Mva rero. We mubwiye ko akazi kagize dirudani. Urimo cyanga nta. Yewe ndimo ngende ukubwira ngo nawe nagutandukanya na nyoko, we humura ayo turarya bebe sobiza. Gahunda yo gutandukanya nibyo bintu byacu. Ahubwo wowe muvugisha. Ngire kamanze ngiye gusoza turatuntu nari ndimo. None ubwo uraza kumbwira ko gahunda zimeze. Ni wowe wanjye. Ubundi no tuzarebanamo. Tugomba kubaho. Cyane. Nashaka nabandi batandukanywa nabo tubwire tuze tubatandukanye. Hano ko ndabona no batumva ukuntu wagira ngo Maya naha ari he Nahise cyabo. Maya ntabwo. Kuki Aragiye. yagiye hano ari bugaruka ariko kubivuga nkaho yagiye burundu. Maya yazinze yagiye da ni burundu.
Maya yajenze yagiye. Ubu inzu isigayemo gutyo kumbura. akora umugore ntuzi guteye ubwoba ugeze nawe utinyuka kwirukanira umwana Ubusa namwirukanye. We ubwe ko yakoze agahambira akagenda. Njye nigeze muvugisha nigeze mvugana nawe. Ntawe nirukanye. Do. Nta n'icyo bigeze mvugana nawe. Igihombo narahambira aragiye. Ntawe nirukanye rwose. Mana imibona. Hari icyo navuganye nawe. Reka reka. hanyuma ubwo ufite gahunda yo kumuzana ryari gute ariko becyo niba ari ubutesi ugira niba ari njye nirukanka inyuma y'amiya ngo ndamugarura njyewe ubu nanjye niruke umusagasare nanjye nsare uriya si uruhinja uriya si umwana w'uruhinja ngo aragenda buri niyiruke yiruka mu byo ashaka yiruke rwose yisanzuye cyane ko ntazi n'icyamutumye aturumbuka ubwo umunsi igihugu cyamushiriye cyangwa se ibyo yagiyemo imva yabirangije azagaruka hano iwawe cyane nubwo ko atari ngombwa kugaruka nabwo azabyihorere ariko ahari ntabwo ari mayi umwana wawe ku buryo ushobora kumva umwana wamureka ukaryama icyumweru ugasinzira utazi aho umwana uri ngo mwamaze gukura Maya ni inkumi y'amabere Maya afite ubwenge iyo bafite n'ubwenge bwinshi hahandi ashobora no gutwara umugabo wa nyina bigakunda ko afite ubwenge bwinshi ndumva byaraje neza rero Maya ikimuvanye mu rugo niwe ukizi rwose niyumva ari ngombwa kugaruka iwabo ndahari ndi umubyeyi niteguye kubabarira icyo nabyaye nabwo nimba atari ngombwa kugaruka sinzapfa ngo nuko adahari sinzananirwa kurya ngo nuko adahari Maya nagende muhaye rugari ndarumuhaye pe ndamubohoye maze nzapfe ngo nuko adahari nta kibazo nzapfe ariko we ubwo mu byo niba ababyeyi dukunda abana koko reka ari wowe nyina wamubyaye ahubwo nyibwirira uba nazanye ibintu by'akajagari n'iki sinakoresha hanyuma se mu mwana utwite wari umuteganyiriza iki ubu ugiye kubyara nyine hejuru y'imyaka ishize n'ingano ya Maya ugiye kumukurikiza ubu nyine nk'uko bivuze ubundi wo kwita amezi 9 nkajya kubisa nkabyara imyaka ishize nuko maze iminsi mu kajagari ka Maya yaransajije iyo yindekere akarekajwe ntabwo ndo gutwita ngo mbyare nongere mpeke uruhinja mu mugongo wowe gutwita ukajugunya nanjye nzabanjugunya iki none ndo kujya kugisa nkabyara nkugira nkaheka umwana nkashyira mu mugongo n'ibindi mu mutwe nsarana n'uruhinja nicyo ushimiye recyo urumva ari ikintu ushimiye asa n'ibindi byose ko ntacyo nigeze ngushimira ari amahitamo yawe ari wowe wabyihitiyemo ubwo waba wahisemo gutwita ngewe nkaba nzi ko utari bubyare n'ibindi rero ni amahitamo yanjye ntabwo nzayibyara rwose pe ndakurahiye ntabwo nzayibyara kuko sinayibyara ntayo nzabyara niyo mahitamo mfite aka kanya niyo mahitamo mfite ntayo nzabyara ariko mama Maya reka nkubwire ikintu kimwe hari ikintu ugomba gukora kandi cyihutirwa mu buzima bwawe ni igiki ugomba gufata umwanya ukajya mu rusengero ugasenga kuko niba hari ikintu mbona wagira ngo cyaritse iwawe ni satani ukwiriye kwiha umwanya ugasenga kuko waraziwe ahubwo ntabwo ubizi nicyo kintu cyonyine ugomba gukora
nzanasenga asanga Imana izajya numva ko ari no kuyisenga. Ibibazo mfite ko wanda n'Imana itakiri mu ruhande rwawe cyangwa utanakivuga ko ndi kuri iyi si yanshyizeho. Ubwo nasenga yizanyumva. Izo ni ingaruka zo kutumva umuntu. Ngewe nkugira inama kenshi, nkubwira kenshi, ntabwo nzigera mushyigikira mu mafuti ngo nuko turi inshuti, nukora ibyiza nzagushima, nukora ibibi nkugaye. Kuri uyu munsi rero n'ibintu urimo gukora ndakugaye kandi byose ni wowe ubyikururiye. Niyo mpamvu ushoje mubwiye ngo ujye mu rusengero usenge naho ubundi urafite. Google bisimeze mutyo. Shareka ituntu twa prank zana tujya kugira nta mwanya dufite mbabarira ibintu ngibyo twama. Ubu ntabwo wakumva ibyishimo ufite n'icyizere wabona cyo kwa Mana y'ijuru. Ndagushimira sinzi ikintu nzagukorera niwe kose wari ese ubundi uri mu biki? Ni ikihe kibazo nyine ikarita suizanye tujya kureba amafaranga tugatangira ibintu byacu ko twari iki kibazo bagagombye ko wahereye mbere yo kumbwira kuri cyangwa bigira rwose bigenze bite? Hega mbona umunyabwenge siko nasanze yarukire. Iki jewe ubu nshaka kumenya nyine nshaka kumva story yose apana kumva kurutira ubu sindi kubyumva nagwa wakumva ukuntu numva mirewe hano magaze. Nibanga rwose nasanze yishimye sinamukoresheje nafashe inzira yo kumva ubushake ikarita runini ndayishaka ndayibona mu mutwe hasi kugira ngo hari ndi kwibeshya ibindi gukora sohotse no kumusangana mu nzu nibaze ko yananyitishije agwitishije mu iki hagati yawe kuko njye ntajya nirwa nzu yaza nahise mvuga ko icyambere ariko ufite mu mutwe wakora uratekereza cyangwa wageze n'amahirwe aguhitishamo hagati yanyu n'ikarita uhitamo njyewe ariko ibyo nibyo twari byari kuzatwara igihe cyose iyo karita iyo nyihitamo nabwo yari kuzatwara indi myaka uri kuzayitegereza se reka mbona ntagarupfa kurekura ikintu runaka cyangwa umuntu runaka akoze ubuzima buri hanze ushaka ko dukirana Trisite wenda umuntu aragize icyizere avuga ati utufanga umuntu agiye kubona aratangira ubuzima nawe n'umuntu utarinjije utari n'umunebwe akore ubuzima bufatika akumva ngo aka kanya njye nawe nta kintu dufite guheraho habe na kimwe umuntu kugira amahirwe isi ko mbona wagira ngo amafaranga niyo ushyize imbere kuruta ibindi byose ntabwo ari ibintu yishyize imbere ariko n'aka kanya turayakeneye nabyo wibyirengagiza ngombwa n'ubuzima tugiye kubamo noneho nta kintu na kimwe dufite ubuzima twabamo nuko bya bwa mbere dufite amaboko dufite amaguru twajya gushaka n'ahandi dukora ese ibyo kubera icyo uri kumbwira gutyo bundi ibyo bitekerezo naho bifite rero nyiva mu rugo iwacu ariko zimaze kugera muri ghetto nkabona life ya nyayo icyo bisobanuye iyo umuntu ari kubivuga murumva nazi ngo twajya gushaka ngo ibintu nabishobora
nta nubwo nshobora no kubyiyumvisha. ahubwo se cyatuma utabishobora uretse iyo myumvire. Ese ukiriwe ko tutakiri muri analog turi mu digital? Kiri bube urasubira mu rugo wanyu. Oya babarira winafata ntabwo uzi ibintu uri gukora. Vibrances Siga ahubwo nawe ugende. ndebe. Jenny, ça va? Mbona none ibibazo byakurenze wagira ngo bakwikoreje isi yose. Ni biki? Bitungura akabanya ibibazo byawe. Byibura wambajije ibintu kuva sigaye irari kumbwira cyangwa amaze umwanya ambwira. Kandi bitari na byiza ku buzima bwanjye. Ikibazo cyawe rega ntago cyese. None se ubu gusiga abantu bose ukaza kwicara ahangaha nibyo bikemura ibibazo byose? Shawe kwigira gutyo bimeze bite? Ndumva nawe ntacyo uje kumfasha, uje kunyongera ibibazo byanjye rwose. Okay, ngahe basi katworoshya ibintu. Bimeze bite? Shamana yanjye rero ibi bintu nabyo maze kubirambirwa. Byagenze bite? Kirikiye wari uri hano cyangwa se ukabona televiziyo byawe gucaho ukabona ukuntu kubwira neza. Uza umujinya ntuye. Utwifasha akagenda akanansiga hasi. Kobi nanone mu matwi yanjye. Ako narabikubwiye. Sinzi impamvu utabyumva ariko ntako ntagize. Narabikubwiye. None se kuri no curo habaye. Tukidumva ni iki? Yansize nyine yagiye. Yagusise. Eka rero nkubwira kandi utaruzi. Iko abahungu bameze. Urara kwigiye arakurangije wese ubu tuvugana uri wenyine. Cyaze reka nkubwize ukuri. Ngiye nene bikubwiye nanze kukuvira iruhande nanga kukuva inyuma kuko mbizi kuri inshuti yanjye ntabwo nakwishimira kugutakaza. Iyo biza kuba atari ikintu cy'ubushuti oya rwose uba warabivuyemo rugikubita. None se ubu harakorwa iki hagiye gukurikiraho iki? Ibyo byo bimbaza ntago bizi. Ntago bizi? Ntabyo uzi. Umva rero nkubwira akantu utaruzi. Ubu ngubu game yarangiye. What? Ibintu byose byarangiye. Ikintu gikurikiyeho ni kimwe nta nubwo bisaba kubitekereza. Nta no cyo gutekerezaho gihari. Already byarangiye. Nge nawe n'inshuti zawe nitwe tuzi kwiyo nduyifite. Ntago wakomeza gutwitira irangegera. Iyo ndo urayikuramo. Umbabarira mucyushye n'umutwe kuri iyi ncuro nta nubwo ndi buguhereze.
ntacyo gutekerezaho gihari iyo nda igomba kuvamo mu buhe buryo uburyo bumwe cyangwa ubundi kidashoboka se ni iki bite byawe bite byanjye ahubwo wibaze ngo bite byawe ase umutima umeze ko gisebe mu bukura he ibiki turi kuyongera ibibazo mbabara mve hejuru nta bibazo ndi kukongera ndi hano kugufasha sheri nise umfasha twica umuntu reka iyo mbiteto muyikura ruka nkubwire kabasi tugenze ibintu gakeya kugira ngo ubyumve neza ngaho ibaze ndeba nibwo unyumva kobi yagiye aho yagiye ntawe uzi none ntabwo uzi ngo wamushakirahe iyo nda urakomeza uyibane uyimaze iki uzayireresha iki wenda agiye ari bugaruka reka ntagiye akora iki ariko ufite ubwenge cyangwa wataye roho Kobe. Kora. Meze bite se niba usa nkaho ibintu byatanze wicaye hano. ibibazo gusa. Ako rero wa mwana we. Ibibazo nubwo ntazi ngo ibyo urimo kunyuramo ni ibiki cyangwa ibibazo ufite noneho ni ibiki. Ako niwe uba warabyiteye. Ubu kuko urifata umwana ungana gutyo ukajya gusanga abacecuru ukazi kuki mudahaguruka ngo mukore mwikorere muvana amaboko mu mafuku mureke kujya kurebaho amafaranga ari gusa nyine hari ukuntu sinzi uko nabivuga ariko nyine nanjye mba nize urabona hari igihe uri muri situation nyine ukeneye amafaranga utitaye ngo ari kuva hehe nyine ariko nyine aho umigejeje nanjye ubu aka kanya ndimo ndahaba ntago mwigasha abana b'i Kigali sinzi ikibazo mufite abasore b'i Kigali murashaka gutungwa n'ibintu mutavunikiye nta mbaraga mwashyize mu kintu gusa ukumva uricara urashaka gusanga umuntu ufite amafaranga nta rundi rukundo ntaki ngiye mu byo kwitiza impamvu nawe gukunda Mariya buri kintu kiri gutuma ndaca mu byose ariko wamukunda wagira uko byagenda kose Maya uramwa n'umukobwa wafashe bangana kuriya ukamufata ukamuhohotera ndozi ko ukumuhohotera ariko urukundo ntabwo wohoterana kwari kuri urukundo kandi rwakozanye warutaye ariko ibyo wakora byose uramwa n'umukobwa muhesha agaciro basi nyine nanjye nicyo kintu nashaka ariko nta hantu namwe ho guhera mfite habe na hatoya ubusinzi n'icyo gukora kuko nk'ubu twari tuzi ko tugiye gutangirana ku dufaranga mama we yari yaramusevingiye umuntu akabona aho aba ashyize umusaya n'aho aba atangiye neza nanjye nkajya nyine guhiga nk'abandi bagabo bose ariko natwe mama we yabiborotse byose ibyo ngibyo warabitekereje mbere gusa uko byagenda kose uri umusore ukiri mutoya ufite amaboko n'amaguru ugomba guhaguruka ugashakisha icyo gukora ukava muri ibyo bintu uramwana ukamuhesha ishema nanjye rigari cyo cyane ariko mama we nyine ntabwo tworoheye neza amafaranga twegura ariko nayo yaba yayafashe uri umusore kobe kandi ufite imbaraga ufite amaboko n'amaguru ugomba gushaka ikintu ugashakisha ubuzima ugashaka ikintu icyo ari cyo cyose wakora gusa njyewe reka mubwire uramwa n'umukobwa n'umufata ukumva ko ugomba kumwegereza akaba uwawe ibindi byose by'akajagari urimo ukabivamo njyewe wenda nafata nk'ibihumbi 100 nkabibahereza mukareba aho icyo mwakora n'icyo mwatangira gukora kuko rwose uriya mwana rega njyewe yankuriye mu maso asa nkaho ndi umubyeyi urakoze Imana igumisha ayo mafaranga yamfasha basi nanjye nkavuga ati mbonya erega ubu nk'ubu ikibazo nari mfite nta n'ahantu ho kumusigaza nkaho ati ndahamusize oya basi nkajya njya gushakisha mubyigeho muze kuza kundeba pe ndebe ikintu nabafasha rwose urakoze Imana igumisha kajye kumureba nanjye ubu nari namutaye byancanze nawe izi nawe ntagatekanye oya genda umurebe muri bato oya ndatekereza neza ku buryo numvaga ndi gutekereza ibintu bibi ariko ubu ngubu ngarutse mu kandi sinzi ko nagushimira oya muri batoya kobe muri batoya mushakisha ubuzima kandi mwiyubake bizagenda biza erega n'abantu bose mureba bameze gutya bubatse amazu nta batangiriye hasi
ntukareba amazu hano y'ibitangaza ngo ugire ngo bavutse bayareba nabo urumva ibintu bigenda biza buhoro kubikurikirana ari nayo mpamvu leta ivuga ko hari igihe umwana ashobora hari imyaka batemerera ko umwana ashobora gusama kubera ko ishobora kuba ije kumwangiriza ubuzima. For example umwana umuteye inda sibyo aracyaba iwabo nawe uracyaba iwanyu sibyo uwo mwana arakiga sibyo nawe urakiga deje ubwo niba agiye kwicara uwo mwana kariyeri igiye kurangira umukobwa noneho kariyeri buriya umukobwa bitandukanye n'umuhungu umukobwa kariyeri tirangira direct iyo kariyeri nigiye gutuma ko cyaba batabitekereje mbere iyo kariyeri nigiye nyine byaba niba ko atabitekereje mbere niyo mpamvu akubwiye ngo ubwo yamaze solving ikibazo batabitekereje reka dusolving ikibazo solving ikibazo nakundi rero mu rwego rwo gusigasira future ye reka dukuremo inda sibyo kugira ngo asigasire future ye. Okay aho ntabwo turi gukurayo noneho be yacu kugira ngo we tukuveho n'undi atubyuka byumva aramutse ayikuyemo ntazongere kubyara na rimwe nyine tuba wenda yihuye ukabimenya ariko utarayikura oya tuvuga ati wenda ayikuyemo tutashaka kureba nk'ubuzima ayikuyemo gutyo nyine avuga ati baba mbyara nawe nyuma agashaka agakora ubukwe n'uwo ashaka n'iki nabyara uwo mwumva yakiriye reka buriya birashoboka ariko reka nkwereke impamvu buriya njye nemera ko buri kintu cyose ni igena buri kintu cyose kibaho kubw'igena kibaho kubwa gahunda z'Imana sibyo kandi cyapanzwe baranze gato mubwira ashobora kutakuramo uwo mwana akanamubyara sibyo noneho ugasanga ubuzima agiye kubaho mu buzima bubi kugeza ubuzima bwe bwose kuba afite uwo mwana ariko ugasanga nanone ashobora gukuramo iyo nda wenda twimashine ko wenda byabaye nyabuzima byabo sibyo kubijyana kure gena kubajije ko yiyumva ntabwo dushaka ko yiyumva sara umuntu ngambira umubyeyi kuntu yiyumva nyine yabuze urubyaro yiyumva na arukundi si yiyumva na ufite umushi ukora n'umugore wabona kuba utabyara urubyaro atarigeze narubona uwo gataruke n'unabuze urubyaro atari ariko nanone bakubwira ko amahirwe yo kuvuga ngo ukuyemo inda rimwe ngo noneho ngo wisubire urubyaro ibyo bintu bingana na zero ubusanzwe wari ufite urabizi neza ko ngana se ubusanzwe wari ufite umwana ariko wigiye ariko nuko uretse biki kamubwira urugero bakubwira ko umugore agira amagi arishobora kuba ari hejuru ya 800 bande babandi bacuruza imiti abaganga turi muri siyansi ariko umugore niba afite amagi ari hejuru ya 800 sibyo kumbwira bishobora kubaho kabisa ugasanga nuza yawe yarangiritse sibyo ariko kumbwira ngo ugiye gukuramo inda rimwe kuko niyo ugiye gukuramo inda ukaba utazongera kubyara bari bikubwira bavuga ati umwana ugiye gukuramo n'uwanyu matirisi vamo bayikuriyemo abantu bakuru bubaho magiki bavuza ngo pe ariko rero bese babwira ibi bintu yego biri mu buryo bwa plage ariko nanone at the same time hari icyo biri bunafasha sosiyete nyarwanda sibyo niyo mpamvu rero uba ugomba nanone niba ugiye gutanga urugero kugira ngo na wa wundi muto yumvireho n'umukuru byose ugomba kuvuga ikintu mazina yawe